bakibitegereje ko ari bubyimbe cyangwa agapfa kindutse, ngo barabibura barahindura ngo ni Imana nishimwe. Bamaze guhindura bahindura amagambo, bishatse kuvuga ngo Pawulo yari ari kumwe n'Imana ye, bishatse kuvuga ngo yari afite umubare w'ibanga. Haleluya. Yari afite umubare w'ibanga witwa gusenga, kuko yabanye n'Imana. Kandi password bagize umubare wo gusenga, ngo nuko babajugunye mu itanura ry'umuriro, ngo umuriro uraza ufata ba basore ubari bo bica mbere, kubera ko bari bafite umubare wo gusenga. Bamaze gusenga Imana, nuko ngo umwami ngo araza, ngo arahagarara aritegereza. Yo haleluya. Ngo amaze kwitegereza, amaze kureba neza, abaza abagaragu, aravuga ngo ariko harya ntitwajugunyemwe abantu batatu? Mbese undi watuzanye gukora iki? Iwacu namba zari zihari. Mose ababwira amagambo akomeye, kuko yari ari kumwe n'Imana ye, kuko yari afite umubare w'ibanga witwa gusenga, ariyo password. Arababwira ngo mwitinya. Haleluya. Ku murongo wa 13 aravuga ngo mwitinya, ngo mwebwe mwihagararira abanyegiputa mwarebaga, ntago muzongera kubabona ukundi. Yesu nashimwe cyane. Bishatse kuvuga ngo yari afite umubare w'ibanga witwa gusenga. Imana ibana nabo, ihagararana nabo. Bibiliya igaragaza neza yuko muri icyo gice cya 14 mu Kuva, igaragaza neza yuko ngo inyanja yibwirije kuko amaboko y'Imana, kuko Mose yari afite inkoni ngo yagendanaga arayirambura, kuko yari afitanye umubare wo gusenga n'Imana, arayirambura, inyanja iribwiriza itanga inzira ku Bisirayeli barambuka, ku banyegiputa bamaze kwinjira, Imana yihesha icyubahiro. Nari ndimo kukubwira ngo ugire umubare w'ibanga witwa gusenga. Reka twongere tubasuhuze inshuti bakunzi b'Irembo Ryera TV, tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye hose. Rero turagira ngo kandi tubaramutse, abandi ndabizi ko mubyutse, abandi mugiye kuryama, ariko kandi turagira ngo tubifurize ibihe byiza nkuko bisanzwe. Kuri mikoro ni Cyprien Hakizimana nkuko bisanzwe, imbere yacu kandi hari umutumirwa. Nkuko mubizi, Irembo Ryera ni iryanyu kandi duhora tubasengera uko bucya nuko bwira, kugira ngo Imana ikomeze kubagirira neza, murusheho kwaguka, mugire impagarike ndetse n'ubugingo. Reka tukwibutse wowe rero udusuye bwa mbere cyangwa se bwa keshi, wo gufatanya natwe kugeza ubutumwa kure. Nkwibutse niba utarakora subscribe, ukore subscribe ndetse ukore na comment aho hasi, kugira ngo tubashe kunoza ibyo dukora kandi tubikore neza. Rero twazindutse, turi mu rugendo rukomeye, turafite akazi kenshi muri ibi bihe bwo kumenyekanisha umwami wacu Yesu, ndetse no kuvuga ngo wowe ufite umutima wihebye wakira ihumure, wowe unaniwe wakira imbaraga, wowe wumva byanze tukubwire ko hari Imana ishobora kubitegeka bikemera, kandi tukubwire ngo ntutinye, Imana iri mu ruhande rwawe. Rero nkuko twabivuze, mwebwe muri Amerika, abandi bari mu Burayi ndabizi, ndetse hari inshuti zacu zo hano Kampala na Kigali, hari n'abandi bari hano hirya za Kishasa, Congo Brazzaville, hano Bujumbura, ndetse n'inshuti zacu ziri hano Tanzania. Ariko tutibagiwe abantu bacu bari Dubai. Hari inshuti zacu ziri Dubai, mu mujyi wa Dubai, bamwe barahakorera abandi bahatuye, bajya batubwira ati dukurikira Irembo Ryera 5/5, ariko tutirengagije n'inshuti zacu n'abasirikare bari mu butumwa bw'amahoro batwandikira ati turabakurikira, dukunda Irembo Ryera. Rero mukomeze kugira ibihe byiza aho muri iyo mirimo, kandi natwe turakomeza kubazirikana tubasengera. Ntabwo dutinze rero, turaje. Ndagira ngo n'ubundi mbere yuko dusengera umukozi w'Imana kugira ngo tuganirize ijambo ry'Imana, ndagira ngo abanze atangira abibwire, hanyuma musengere atuganirize ijambo ry'Imana. Karibu. Muri bande? Yesu nashimwe. Amazina yanjye nitwa Uwimana Esther, ndi umumama w'abana 4 n'umutware umwe, ndi umuvugabutumwa kandi ndakomeje mu rugendo. Yesu aguhe umugisha. Reka dusenge. Mana, dusengeye mugaragu wawe, dusengeye mujakazi wawe ngo mukoreshe muri iri teraniro rinini ryo ku isi yose.
ndagira ngo ijambo umanuye rimanukana ububasha bwo gukora ikirenze icyo twebwe twasaba, maze imbaraga zawe zigendagende ukora ibintu birenze ibyo twavuga, mu izina ryera rya Yesu Kristo, amen amen. Karibu. Yesu nashimwe. Reka turebe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ku bice byaho 28, ni ku rupapuro rw'150 mu isezerano rishya. Umutwe w'amagambo uravuga ngo incira iruma Pawulo ntiyagira icyaba. Haleluya. Bishatse kuvuga mu yandi magambo, Pawulo yarahuye n'ikigeragezo ariko akomera ku mwami. Murongo waho wa mbere uratubwiye ngo tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Merita. Bene igihugu batugirira neza cyane, baducanira umuriro, batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho. Murongo wa gatatu, ariko Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana, incira iva mu muriro imuruma ku kiganza. 4, bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonjo cye bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonjo cye baravugana bati, ni ukuri uyu muntu ni umwicanyi. Nturora nubwo yakize mu nyanja idaca urwa kibera ntimukundira kwabaho. 5, ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro ntiyagira icyaba. 6, ba bandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyo abaye, barahindura bati ni Imana. Haleluya. Bibiliya iratubwiye ngo nuko tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Merita. Bene igihugu batugirira neza cyane, baducanira umuriro kuko hari imbeho nyinshi. Mu yandi magambo, uyu Pawulo yari ari mu gihugu kitari kiwabo, reka mvuge ngo yari ari mu buhunzi cyangwa se mu bwihisho, kandi aza guhura n'ikigeragezo. Imana itugirire neza. Ngo amaze kugerayo, ngo ahambiriye umuganda w'inkwi, incira ivamo iramuruma. Bishatse kuvuga mu yandi magambo ngo yarahuye n'intambara, kandi yari ari mu gihugu kitari kiwabo, kandi hari ukuntu yagombaga gusenga Imana ikabana nawe. Imana nishimwe. Ngo Pawulo aritegereza, abona ari mu gihugu kitari kiwabo, abona hari amasengesho bari kumusengera, abona hari amagambo bari kumuvugaho ndetse atari meza, ndetse bashyiraho n'indahiro. Imana nishimwe. Bamaze gushyiraho indahiro, nawe abwira Imana yati, Uwiteka ubane nanjye. Haleluya. Pawulo arangije ngo arakunkumura. Bishatse kuvuga ngo yarasenze, ahamagara Imana ye. Imana ye itaramukojeje isoni nkuko natwe itajya idukoza isoni. Pawulo amaze gusenga, amaze gukunkumura, ngo bene igihugu baravuga ngo nukuri, baranarahira ngo uyu muntu ni umwicanyi. Ariko hari ijambo ryanejeje. Bagerekaho ijambo rivuga ngo nturora nubwo yakize mu nyanja. Haleluya. Nubwo yakize mu nyanja idaca urwa kibera ntimukundira yuko ari bubeho. Ijambo rinejeje cyane, ntigica urwa kibera. Ni Imana itakora nk'abantu, ni Imana itavuga nk'abantu, ni Imana itategeka nk'abantu. Izina ryayo nirihimbazwe. Pawulo amaze kugera muri icyo kigeragezo, incira imurumye, nari ndimo guhanurira muri iki gitondo nkubwira ngo ikigeragezo urimo si cyo kukwica, ahubwo ni cyo kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Pawulo ahindura icyerekezo, arasenga, arakunkumura. Bishatse kuvuga ngo yahamagaye Imana ye kugira ngo bimenyekane ko uwo munsi yabanye n'Imana ye. Yesu nashimwe. Ngo Pawulo nuko arangije arakunkumura, bene igihugu baritegereza ndetse bashyiraho no gushishoza, barangije baravuga ngo ni ukuri. Haleluya. Nuko baravuga ngo ni ukuri, ngo uyu muntu ni umwicanyi. Pawulo aricecekera, nkuko nawe bakuvuga ukicecekera, nkuko wahura n'intambara ukicecekera, kwambara ubusa byaje wakwicecekera, kuko hari ukuntu baba barebera mu mubiri. Imana itugirire neza. Pawulo arangije icyo yakoze ntiyigeze avuga, we yarasenze.
Yesu nashimwe. Nuko Pawulo arangije gusenga Imana ibana nawe, hanyuma ngo bakibitegereje ko ari bubyimbe cyangwa agapfa akindutse, ngo barabibura barahindura ngo ni Imana nishimwe. Bamaze guhindura bahindura amagambo, bishatse kuvuga ngo Pawulo yari ari kumwe n'Imana ye, bishatse kuvuga ngo yari afite umubare w'ibanga. Haleluya. Yari afite umubare w'ibanga witwa gusenga, kuko yabanye n'Imana kandi yari ari mu gihugu kitari ikiwabo. Icyo cyari ikintu cya mbere cyagombaga kwemeza bari abantu yuko ari mu gihugu cya Amerika ariko Imana itasigaye. Yesu nashimwe. Yari ari mu kindi gihugu, yari ari mu ntambara, hari abantu bari bamushyize ahantu bamwitegeye kubera yuko yari yahuye n'ikigeragezo, ariko Imana yibana nawe nk'uko ibana natwe yo kabyara. Izina ryayo nirihimbazwe. Ngo nuko Pawulo arangije arakunkumura, ndagira ngo nkubwire ngo nawe aya masaha uhindure isengesho, kubera ko Umwami Imana azatugirira neza. Yesu nashimwe. Pawulo arangije gukunkumura, ngo bategereza ko ari bubyimbe cyangwa ari bupfa akindutse, barabibura. Impamvu babibuze ni iyihe? Yari afite umubare witwa gusenga. Iyo ufite password muri telefone cyangwa se ikintu cyitwa umubare w'ibanga, n'umwana wawe wabyaye ntago yawumenya utawumubwiye, n'umugabo washatse ntiyawumenya utawumubwiye, n'umugore washatse ntiyawumenya utawumubwiye, n'umuryango uvukamo habe kwa papa wawe na mama wawe ntago uwo mubare w'ibanga bawumenya utawubabwiye. Niyo mpamvu iyo twegereye Imana tugasenga, iturebera ahantu, ikadukunda, ikadutabara, ikaturengera. Yesu nashimwe. Pawulo ngo amaze gukunkumura, ngo bene igihugu baravuga ngo ni ukuri, Imana nishimwe. Hari ahantu byagaragariye, hari ahantu kuri Pawulo yagaragaye, hari ahantu byagaragaye ko yabanye n'Imana. Izina ryayo nirihimbazwe, kubera ko yari afite password yitwa gusenga. Bibiliya igitubwira abantu benshi bagize umubare w'ibanga wo gusenga. Umugabo witwa Daniel, ngo igihe bamushugunyaga mu rwobo rw'intare, ngo zararyamye arisegura kubera ko yari afite umubare wo gusenga. Izina ryayo nirihimbazwe. Mana nkuzamuriye icyubahiro muri aya masaha. Shaduraka, Meshaki na Abedenego bagize iyo password, bagize umubare wo gusenga, ngo nuko babajugunye mu itanura ry'umuriro, ngo umuriro uraza ufata ba basore ubari bo bica mbere, kubera ko bari bafite umubare wo gusenga. Bamaze gusenga Imana, nuko ngo umwami ngo araza, ngo arahagarara aritegereza. Yo haleluya. Ngo amaze kwitegereza, amaze kureba neza, abaza abagaragu, aravuga ngo ariko harya ntitwajugunyemo abantu batatu? Mana nishimwe. Ngo ntitwajugunyemo abantu batatu, none se bari abantu batatu ko mbonyemo uwa kane, kandi uwa kane asa n'umwana w'Imana. Izina ryayo nirihimbazwe. Ngo nuko arababwira ngo nimwiviremo. Haleluya. Nari ndimo kuvuga ngo ibyo biri kuguta mu muriro, humura, Umwami Imana araza kubikuramo, kuko bigeramo we yagezemo mbere. Izina ryayo nirihimbazwe. Ngo nuko ngo bari bafite umubare w'ibanga wo gusenga, ariwo twavuze witwa password. Yo haleluya. Imana nishimwe. Hari n'abandi benshi bagiye bagira uwo mubare. Yosefu kwa muka Potifaro yagize umubare wo gusenga, kubera ko yari yizeye Imana ishoboye ibintu byose hatabuze na kimwe. Aravuga ngo Uwiteka, ndagushimye ko hari ibyo wandinze, n'uyu munsi undinde ndi kwa muka Potifaro. Muka Potifaro yaramugerageje, ariko kuko yari afite umubare witwa gusenga w'ibanga, aravuga ngo databuja biriya byose yarabinsigiye arabima, ariko hari ikintu atansigiye, wowe ntiyigeze kunsigira. Uwo mugabo yari afite umubare wo gusenga witwa Yosefu, ahagarara neza. Izina ryayo nirihimbazwe. Pawulo na Sila bari bafite password yitwa gusenga, ngo bagiye mu nzu y'imbohe barasenga. Bamaze gusenga, inzugi za gereza ziribwiriza, zirikingura. Ndimo ndavuga umubare w'ibanga witwa gusenga. Yesu nashimwe. Nuko Bibiliya iratubwiye ngo Pawulo amaze gukunkumura, ngo nuko ngo incira iva mu nzira, kandi icyo kigeragezo cyari kimuriho ntago kigeze gituma abyimba cyangwa ngo apfa akindutse. Bishatse kuvuga ngo ntiyigeze ava ku Mana ye, bishatse kuvuga ngo ntiyigeze acika intege, bishatse kuvuga ngo ntiyigeze abwira Imana ngo kuki unkojeje isoni, kubera ko yari azi yuko Imana iri muri we, igendana nawe, ikabana nawe, ikaryamana nawe, igahagararana nawe, ikavuga iri kumwe nawe. Niyo mpamvu atigeze acika intege. Abantu bagize umubare wo gusenga Bibiliya itubwira ni benshi.
umubare witwa password cyangwa se umubare w'ibanga. Abisirayeli bageze ku nyanja ngo hakurya hari imisozi burya n'ibumoso, ngo inyuma abanyegiputa bari babamereye nabi, ngo imbere hari inyanja, nta yindi nzira yari ihari. Ndashaka kuvuga ku mubare wo gusenga Imana, ndashaka kuvuga kuri password wakoresha nawe byakomeye. Ngo nuko ngo baravuga babwira Mose ngo mbese undi watuzaniye iki hano mu butayu, ngo ntamvi wacu zari zihari. Ibyo ngibyo biri mu gitabo cyo kuva ibice byaho 14, cyo gice cyose muzagisome. Baramubwira ngo mbese undi watuzanye gukora iki, iwacu namba zari zihari. Mose ababwira amagambo akomeye kuko yari ari kumwe n'Imana ye, kuko yari afite umubare w'ibanga witwa gusenga ariyo password. Arababwira ngo mwitinya, haleluya. Ku murongo wa 13 aravuga ngo mwitinya, ngo mwebwe mwihagararira abanyegiputa mwarebaga ntago muzongera kubabona ukundi. Yesu nashimwe cyane. Bishatse kuvuga ngo yari afite umubare w'ibanga witwa gusenga. Imana ibana nabo, ihagararana nabo. Bibiliya igaragaza neza yuko muri icyo gice cya 14 mu kuva, igaragaza neza yuko ngo inyanja yibwirije kubw'amaboko y'Imana, kuko Mose yari afite inkoni ngo yagendanaga arayirambura, kuko yari afitanye umubare wo gusenga n'Imana, arayirambura, inyanja iribwiriza itanga inzira ku Bisirayeli barambuka. Ku banyegiputa bamaze kwinjira, Imana yihesha icyubahiro. Nari ndimo kukubwira ngo ugire umubare w'ibanga witwa gusenga, wongereho kwiringira no kwizera yuko ibyo wabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Muririmbyi wo gushimisha 240 we yaravuze ngo wa mwanya mu Gitsemane, haleluya, ntabwo nzawibagirwa ubwo wabiraga ibyuya bivanze n'amaraso. Aravuga ngo sinzibagirwa, ntago nzibagirwa. Yesu nashimwe. Gice cya 2 kiravuga ngo intumwa zagusizeyo usara kuzinukwa, ngo ndetse ntago twabasha kubigererana, ngo wari mu biti nijoro, ngo kubw'ibyaha byanjye ngo biragushenjagura, ngo nta nubwo nabasha kubigereranya. Gice cya 4 kikavuga ngo ariko Yesu nubona ko mbyibagiwe uzanyibutse bya byuya wabize ku bwanjye. Haleluya. Muririmbyi nuko yabivuze, natwe Imana itwibutsa aya masaha, Imana iturinde kwibagirwa, Imana iduhe kubana nayo, Imana iduhe kuyihamagara cyane nkuko Pawulo yayihamagaye, kuko yari afite password. Mwifurije kugira ngo Imana ikorera hose, Imana irebera hose icyarimwe ibane nawe. Erega ibigeragezo ntago byabura kuko bizana nawe. Yobo niwe wavuze ngo nubwo bwose ibice 10 murongo wa 10 aravuga ngo ndabizi neza yuko umuntu naho yapfa yakongera akabaho, ngo kandi njyewe nzarindira. Yesu nashimwe. Arongera aravuga ngo ndabizi neza ko umucunguzi wanjye ariho. Ubwo ariho rero nimukomere. Yo haleluya, ndabizi neza yuko umucunguzi wanjye ariho. Ubukene bwaza ndabizi neza yuko umucunguzi wanjye ariho. Kwambara ubusa byaza ndabizi neza yuko umucunguzi wanjye ariho. Imiryango yatwanze ndabizi neza yuko umucunguzi wanjye ariho. Urubyaro rwabuze ndabizi neza yuko umucunguzi wanjye ariho. Kandi amaso yanjye yo niyo azamwirebera. Yo bavuga atyo. Hari n'abandi benshi Bibiliya igenda igaragaza babayeho. Erega intambara ntizabuze, n'abakera bahuraga nazo, ariko Imana ikabana nabo nk'uko uyu munsi bana natwe. Mwakira ijambo ry'Imana. Mana turagushimye. Aya masaha turakunezererewe. Uri Imana nziza, uri Jehova Jire, uri rutabura uko bigenza, kandi abakwiringiye bose abo ngabo ntago bazakorwa n'isoni. Haleluya, izina ryawe nirihimbazwe. Wera wa Isirayeli, aya masaha turakunezererewe, twarakubonye. Twavuga iki kw'ibyawe biturenze? Dawidi we yaravuze ngo izina ryawe ni ya. Nanjye aya masaha nkuzamuriye icyubahiro, ndavuze ngo izina ryawe ni ya. Nushimwe kuko uri Imana idukomeza. Dore twabyutse biremera, turi kuvuga bikemera, amatwi yacu ari kumva nta njerere ziri gucuramo, intambwe zacu zatambutse birakunda. Hari ibintu byinshi twashingiraho, ariko dushingiye kuri icyo gusa tuvuga ngo nushimwe. Aya masaha turakunezererewe kuko uri Imana, uri igitare. Uwiteka turakunezererewe cyane,
kandi twamaze kumenya ko bakumenya abo ngabo bakomeye. Niyo mpamvu natwe dukomeye turi imbere yawe, ariko uwo gukomera cyane ni wowe, uwo gushyirwa hejuru ni wowe. Mana rero turagushimye kuko twavugaga ijambo ryawe nirishinga imizi mu mitima y'abaryumva, nawe uvomerere kandi ukomeze guhembura abantu cyane. Urakoze urakarama rero, ibyo ubona bidukwiriye ubiduhane n'abera bose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nimero za telefone ni 0788 7444587. Reka nzisubiremo, ni 0788 0788 Murakoze. Wakenera kumpamagara yamamagara kuri iyo nimero ntanze. MTN iba no kuri WhatsApp niyo nkoresha. Tugomba gusenga Imana. Murakoze. Wankenera yamamagara nta kibazo, telefone biriho. Imana iduhana umugisha.